kugira ngo umuntu avuge ko afite ubuzima nuko aba afite umunezero, urukundo, ubuvuzi, inshuti yemwe n'amafaranga, kuko hari n'abemeza ko ari byose. Dukeneye ubuzima buzira umuze kugira ngo inzozi zacu zibe impamo. Umusore twumvikane, ushobora kuba utazi umuntu urimo ukinisha. Ibi byose rero ntibyagerwaho hakigaragara abangavu baterwa inda, hakaba n'ubwo abazibateye bahishirwa. Uruhare rwa buri wese rurakenewe muri uru rugamba. Filime y'uruhererekane Dr. Love ni inkuru y'ubuvuzi n'urukundo. Yikurikire kuri channel ya YouTube Dr. Love series. hari aferi zawe utagomba kuzana mu kazi. Ndakumva boss, gusa ariko wenda wanyihangana kubera ko ngiye iyo ndikora consultation mbikora nk'umuntu w'umuprofessionnel, kandi ndabizi ko uburenganzira bw'umurwayi hari aho butangira naho bugarukira. Maramutse. Munyihanganire gato boss, Dr. Love dutabara umurwayi twakiriye ameze nabi cyane.
disi ibintu nabonye byo ntabwo bisanzwe. Babo ndebera nk'uriya mukobwa disi kandi inshuro ya kabiri yaragarutse aha gusa buriya arapfa arakira. Imana itabare kariya gakobwa disi ukuntu disi ari akana keza ubushize katashye kitotomba none reba ibintu byongeye bikabaho disi. Gusa Dr. Love ugasa n'ibintu by'ubwenseriza utari umuganga mwiza aramwitaho buriya araza koroherwa niko ndi kubitekereza. Uyu munsi ntabwo ari mwiza. Dore nanone uragarutse nese ugarutse kunuka cyo kurushaho gusanga wenda warisubiye wenda uje kumbwira ikintu gishobora kundema agatima. Gusa uyu munsi umbabarire mu bintu byose umbwira ntuze kumbwira ikintu kiza kundakaza. Ibintu niriwe mbona ahangaha mu bitaro byo ntabwo nshaka kongera kubihuza na ka gasuzuguro kawe. Rega jya undeka wambwiye ko nari urwego rwawe. Ako kina nawe ntukavuge nabi kuko kubonaga cyagiye nkomeje ntabwo nari nkomeje nuko ahubwo reka nkubaze uriya mutima wawe ukuye kwera ukuntu bitaga ku murwayi umukuramo ishati umuhungeza ukuri byanesheje pe. Okay ndakumvisha ariko se buriya wakeka ko nta mutima ngira. Abantu bagira umutima rega ntabwo ari abantu bize gusa si abantu bakora mu biro gusa n'abantu basanzwe bagira umutima. Ubu se urumva biriya ari ibintu bya danje wabonye mu buzima bwanjye kuva twamenyana nakoze bifite agaciro. Reka nkubwire hari ibintu byinshi wagiye ukora n'ukuri bikanezeza ariko none ibyo wakoze uyu munsi ukuri byankoze ku mutima pe. Numva njye nagucira bugufi bitewe n'ibyo nagukoreye ahubwo reka nkubwire ngufite igihembo ku bintu wakoze uyu munsi nshaka kuguhemba pe. Cyokora uranshimishe cyane uyu munsi. Igihembo nese icyo gihembo ni iki? Amatsiko aranyishe. Okay reka gukomeza kugira amatsiko yawe ukanya ndaza kukohereza SMS hano tuza guhurira. Aha sibona ibyo ntabwo ibintu byiyumvishe kina mbonye igiproti. Bite? Witwa nde? Wirike? Agatege kaje? Ndabona nuko utakibukeneye cyane kamukuriramo kano ga face mask. Sibyo? Wabasha kwicara? Nagerageza ngaho ihangane ngufashe twicare. Byambwiye ko witwa nde? None se byatangiye gute ubundi? Byatangiye n'umutisere numva ntameze neza ariko naje hano kuganiriza darasi kumekamo. None se aha ubwo twite muheruka ingango ryari? Itariki z'ukambere. Z'ukambere inda yawe kundeba ibyumweru ufite ibyumweru 11. Rero buriya umubyeyi utwite hari igihe inshuro nyinshi ahita akurizamo indwara yo kuzana umuvuduko w'amaraso. Akenshi umugore utwite hari igihe umuvuduko w'amaraso uhita wiyongera. Rero kubiya zirakombirizo wari ufite zaterwaga nuko wari ufite umuvuduko w'amaraso mwinshi kandi biba bintu ku mugore utwite ntabwo ari byiza. Nuramukana nyuma yaho ubonye ibindi bimenyetso mpuruza ku mugore utwite
harimo nko kugira isereri cyane nk'uko wari wagize, kureba ibihunyezi ukareba utari kureba neza imbere yawe byizanye, kubabara mu kiziba cy'inda, kuvira ku nda, ibyo byose ni ibimenyetso mpuruza. Hanyuma kubyimba ibirenge ndetse no mu maso, ugize na kimwe ubonamo wakihutira kuza kwa muganga tukagukurikirana, sibyo? Hanyuma rero iyi serumu twaguhaye ndabona yanashizemo, twagushyiriramo umuti witwa magnesium kugira ngo magnesium sulfate kugira ngo tugabanye amakongerezi wari ufite, hanyuma tubone ko warekipera, kandi ndabona byaje bimeze neza. Rero igisigaye ni ukubwira mu rugo bakakugaburira cyane kandi ukamenya ibintu byinshi cyane bishyushye birimo n'isukari. Hanyuma ndakeka ko ufite randevu yo kuzaza kwipimisha, uzakomeza uze wipimisha nk'uko bisanzwe, sibyo? Hanyuma ubwo watangiye kurekipera turaguha imiti, hanyuma ku mugoroba tugusezerere utahe, nugira ikindi kibazo wahasanga ukaza kwivuza, sibyo? Yo, baby, shalom time kabisa. Chenye kimwe nakubona. Yana ari mukumbuye. Bivera bitoshye byanjye. Baby. None waruje ngo ngwe wa muti. Okay. Noneho angana ndi buhaguhe. Sibyo? Kwabonye ko boss ari gihe yatugwa gitunga. Ahubwo tugende nkwereka ahandi hantu nabonye ndi buguhere. Sibyo baby? Pepe, nta muntu wumvisha nta kintu gihari ariko turikomeye Pepe cyane kumvira. Allo? Boss, ukuri bikomeye. Uyu ndaje mwakira reka mbanze nsoze